ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ni mwene so SOPHIE Umuntu. Dukomeze n'icyigisho cyacu kivuga ku gusenga. Twaherukaga tuvuga ko byo igicuku, ukuntu umuntu ajya mu gicuku, hanyuma Yesu yaravuze ngo inshuti ye igaturuka kuri kaza kumusura. Tubona yuko iyi nshuti ari kamere yacu y'ibyaha ikugarukana iyo uri mu bihe bibi. Paulo yayivuze mu rwandiko yandikiye Abefeso ibice 4 kuva ku murongo wa 21. Haravuga ngo niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana. Hari umuntu wa kera, burya hari umuntu wa kera. Ngewe ndi SOPHIE w'ubu, ariko hari na SOPHIE wa kera. Wowe unteze amatwi uri ubu, ariko hari nawe wa kera. Umuntu wa kera ni kamere yawe ya kera yo mu byaha, uheneberezwa no kwifuza. Mu gatabo k'umukristo, ngo umukristo yigeze amubona ngo aragaruka, ngo aramugarukana, ngo atangira kumubwira ngo yamuha akazi, ngo yamushyingira abagore 3. Ngo umukristo arakomeza aramureba, ngo abona mu ruhanga rwe handitseho ngo ni umuntu wa kera, ni kamere yawe ya kera yo mu byaha. Iyo ugiye mu gicuku, iyo ugiye mu bihe bibi, ihita ibanguka ikagaruka kukureba. Yesu yaravuze ngo ni dayimoni uba waravuye mu muntu, ngo azerera hadafite amazi, ngo yarangiza akazagaruka kureba gusura yanzuye uko imeze, ngo arebe yuko yabasha kuyisubiramo. Bene data, ubuzima tubaho ni urugamba, duhora turwana nayo kugeza igihe tuzavira mu mubiri tunesheje. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Uyu muntu Yesu yatanzeho urugero rero mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 11 kuva ku murongo wa 5. Yari umukristo ari kuzi kurwana, uzi kumenya ko yatewe kandi akamenya gutabaza, akamenya no kwirwanaho. Imana idufashe kandi Imana itwambika intwaro zose z'umwuka. Ngo yagiye kubona, ngo abona mu gihe yari ari mu gicuku, ngo kandi yari ari mu gicuku inzu ye irimo ubusa, ngo nta kintu afite, nta mutsima no kuvuga, nta byiringiro, nta byishimo, nta munezero, mbese nta byishimo. Ari mu gicuku kandi nta kintu kiri mu mutima. Ngo nuko inshuti ye ngo iraza, ngo iturutse kure, ngo iza kumureba. Ngo irahagera rero, ihagera kandi isaba amazimano, tweta umutsima, ngo nayiha umutsima kandi nawe ntawe afite. Ariko ayo ni amayeri ya Satani, nk'uko Yesu yavuze, kugira ngo amenye neza yuko nta kintu ufite ubereye aho. Ngo iyo arebye neza, ngo akabona iyo nzu irakubuye nta kintu kirimo, nk'uko twabisomye ku murongo wa 24. Baragenda agahamagara abandi 7 bamurusha kuba babi, abadayimoni. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Nyuma rero ngo uyu muntu ntago yicaye ngo yicare imbere y'iyo kamere ye imuteye, ngo avuga ati ntacyo mfite, ngo imukoze icyo ashaka, imukoze isoni. Oya, ahubwo ngo umushyitsi we aramubwira ati reka nze nkurebera umutsima urahari. Reka nkwibutse ko uyu mushyitsi yigeze agenderera Dawidi, nk'uko dusoma mu gitabo cya Samweli 2, kumwereka umugore wambaye ubusa. Umuhanuzi wamutumweho witwa Natani, mu mugani yavuze, yaraje abivuga mu mugani, aravuga ngo ni umuntu w'umutunzi ngo wagenderewe n'abashyitsi. Ariko abashyitsi yavugaga n'abahe? Ni irari ryamusanze mu gicuku cyitwa intege nke, rimukoresha icyaha. Ibyo murabizi. Hanyuma rero ngo uyu muntu amaze kubona ko yatewe, amaze kubona ko ari mu bihe bibi bimeze nk'igicuku, kandi amaze kubona yuko yatewe, yuko yasumbirijwe n'inshuti ye ya kera yamugarukanye, ngo yaragiye, ngo yari afite indi nshuti hafi y'urugo rwe.
hafi y'urugo rwe hari indi nshuti. Haleluya. Ngo nuko aragenda ashira ubwoba, amena iryo joro ry'igicuku, ngo aragenda akomangira inshuti ye iba hafi. Ndakwibutsa yuko uyu mukristo yihannye, akihana ibyaha, akihana kamere y'ibyaha, ahita aturana n'indi nshuti rero yitwa Kristo Yesu, niyo imusigara hafi. Iyo nshuti ya hafi rero niyo yagiye ngo akomangira muri icyo gicuku. Nshimira Yesu yuko yemera yuko dukomanga iwe mu bihe byose, igihe icyo ari cyo cyose, isaha iyo ari yo yose, arakwemerera ngo ngwino nkomangire. Waragenda rero arakomanga. Ngo amajije gukomanga, Yesu yaravuze ati nubwo ntabyutswa no kumuhera ibyo ansaba yuko ari inshuti yanjye, ariko kubera ukuntu antitirije, kubera effort akoze, kubera ukuntu yitanze, kubera ukuntu ashishoje, nzabyuka muha ibyo ansaba byose. Haleluya. Ngo aragenda arakomanga. Uyu muntu ndamukunda cyane kuko mu gukomanga kwe hari icyo yavuze. Ngo yabwiye iyi nshuti ye imuhora hafi, iyi nshuti ye imutabara, iyi nshuti ye kandi ikindi cyongeye y'umukire. Yesu ni inshuti y'umukire kubera yuko yo ntijya ibura imitsima. We yari yasize mu nzu ye nta mutsima afite, nta kintu afite na kimwe, ariko iyi nshuti ye ya hafi yo ngo ni inshuti ihorana imitsima, ihora ifite imitsima, nubwo haba mu gicuku kimeze gite, nubwo haba mu bihe bimeze bite, ntago ijya ibura imitsima, ihora ifite imitsima, ihora ifite ibihumuriza, ihora ifite imbaraga, ihora ifite umunezero wo kuduha, ihora ifite ibyishimo. Imana yacu ishimwe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Ngo arakomanga, babwira, avugisha ukuri, ntiyavuga ibintu byo kwirarira. Ngo aravuga ati nari nibereye iwanjye ndi mu gicuku, ati ngiye kumva numva inshuti twahoranye. Yesu arabizereka ko twahoranye n'izindi nshuti zitari we. Arabizi yuko mbere yuko tumwizera twari dufite izindi nshuti, twari dufite kamere z'ibyaha arizo nshuti zacu. Uyu mukristo rero ngo aragenda aramubwira ati nari nibereye iwanjye, ngiye kubona mbona ya nshuti yanjye ya kera, wa muntu wanjye wa kera, ngiye kwambona amagaze hejuru, ngiye kwambona aradutse, aje kandi ansaba umutsima. Aravuga ati kandi nkubwije ukuri, nta kintu mfite namuzimanira. Jya wemerera Imana ukuri, jya wemera ko nta mbaraga ufite, jya ubyemera ukuri, ubyemerera Imana. Irabizi ariko ikeneye yuko nawe ubyemera. Kubyemera niyo ntambwe ya mbere ikomeye yo kubisohokamo. Aravuga ati nta kintu mfite, inzu yanjye irimo ubusa. Arangije aramubwira ati none ndakwinginze unzimanira imitsima itatu. Imitsima itatu niyo yasabye imitsima itatu. Reka nkubaze wowe unteze amatwi, uyu muntu ko yarabonye umushyitsi umwe, ni iki gitumye ajya gusaba imitsima, agasaba imitsima itatu? Iby'imitsima itatu tubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 13 umurongo wa 20 kugeza kwa 21, aho Yesu yagize ati ubwami bw'Imana nabugereranya n'iki? Aravuga ati ni nk'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho yose izatubukira. Reka mvuge kuri iyi myariko 3 y'ifu hanyuma dusoze. Imyariko 3 y'ifu Yesu yavuze ubwami bw'Imana, avuga ubwami bw'Imana nk'umurima, avuga ubwami bw'Imana nk'izahabu, ariko agiye kuvuga ubwami bw'Imana mu muntu ukuntu buba bumeze. Aravuga ati iyo bwageze mu muntu mw'imbere, noneho ukuntu bumera, ngo bumera nk'umusemburo. Umusemburo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, wibuke yuko ari inyigisho cyangwa se ari ijambo ry'Imana.
ngo bumera nk'umusemburo uwo muntu afashe, uwo mugore afashe, bimera nk'ijambo ry'Imana yigishwa, ngo hanyuma ngo akaryapurika akarihisha mu myariko 3 y'ifu. Imyariko 3 y'ifu ni wowe. Umuntu ni imyariko 3 y'ifu, ni ubugingo, ni umubiri ndetse n'umwuka. Imyariko 3 y'ifu. Ngo ibyo byose rero ngo uwo muntu agomba kwemerera ijambo ry'Imana rikabijyamo, rikagaragara ku mubiri we, rikagaragara mu bugingo bwe, rikagaragara no mu mwuka we. Ibice byose bimugize, ni ukuvuga umwuka, ubugingo n'umubiri, bikagaragaza ubwami bw'Imana. Ntabwo ugomba kuvuga ngo ubwami bw'Imana bundi mu mutima kandi abantu batabureba inyuma ku mubiri. Ntabwo ugomba kuvuga ngo ubwami bw'Imana ngo ngubu ngo ubugaragaza inyuma ku mubiri kandi mu mutima ntabwo, mu imbere ntabwo. Kuko ngo ni nk'umusemburo umugore afata ngo akawushyira mu myariko 3 y'ifu, ngo maze yose igatubuka. Ni ukuvuga mu buryo bw'umwuka ugatubuka, mu buryo bw'ubugingo ugatubuka ukaguka, kandi no mu buryo bw'umubiri nabwo ugatubuka. Imana yacu idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Mvuze kuri ibi bice bitatu, umwuka ni igice kigize umuntu kibamo impano z'umwuka wera. Ubuhanuzi, kurondora imyuka, kurobanura imyuka, iyerekwa, kugabura ijambo ry'Imana, byose biba mu gice cy'umuntu cyitwa umwuka, cy'umukristo. Hanyuma ubugingo ni igice cy'umuntu umuntu wese agira, hanyuma mu buryo bwumvikana bworoshye kubwumva, mu bugingo ku mukristo niho ni igice kibamo imbuto z'umwuka wera. Naho ku muntu utari umukristo, ku mupagani, kibamo imirimo ya kamere. Ibyo byose biba mu gice cyitwa ubugingo cy'umuntu. Hanyuma umubiri uwo turabuzi, ni umubiri nyine, ni uyu nguyu ugaragara. Ngo ibyo byose rero bigomba kwakira ijambo ry'Imana, hanyuma bigatubuka. Nicyo cyatumye uyu muntu, uyu mukristo Yesu yatanzeho urugero, usenga neza, yagiye gusaba amazimano. Yajya gusaba amazimano cyangwa se yajya gusenga, yapanga amasengesho kubera ko yamenye yuko yatewe na Satani, agasaba imitsima 3. Ni ukuvuga ngo yaragiye abwira inshuti y'umukristo ni Yesu, aravuga ati Yesu nunzimanira kuko natewe, unzimanira imitsima 3. Umpe umutsima w'umwuka kugira ngo mbe nuzuye mu buryo bw'umwuka, impano zanjye ziri maso zikora. Kandi umpe umutsima w'ubugingo, no mu bugingo, mu marangamutima yanjye, mu mbuto z'umukristo z'umwuka wera, mbe ntakennye. Hanyuma kandi umpe n'iby'umubiri, nabyo n'iby'umubiri ndabikeneye, byo kurya, imyambaro n'ibindi dukenera mu mubiri. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Ni ukuvuga ngo gusenga ni iki? Twibutse ko turi mu cyigisho kivuga ku gusenga. Ni ugusaba ku buryo ibi bice byose bikugize byaguka cyangwa se bidakena. Ukwiye gusabira umwuka wawe, ugasenga kugira ngo ukenurwe mu bugingo bwawe, kandi ugasaba kugira ngo ukenurwe no mu mubiri wawe. Twebwe akenshi uzasanga iyo abantu basenga basabira igice kimwe muri ibi gusa, ndetse cyane uzasanga basaba iby'umubiri gusa. Basaba ibiryo, basaba imyenda, basaba akazi, basaba amafaranga, basaba ibintu by'umubiri gusa. Iyo usabiye umubiri gusa, usabye umutsima umwe, kandi mu by'ukuri ukeneye imitsima 3. Ukeneye umutsima w'ubugingo, ukeneye umutsima w'umwuka, ukeneye umutsima w'umubiri. Ntugasabire igice kimwe. Muririmbyi wa 39 mu ndirimbo zo gushimisha Imana ku gitero cya 2 yaravuze ngo uwo mwami ni umutunzi, kuki umusaba bike? Kuki usaba bike? Kuki usaba iby'umubiri gusa? Ntabwo uzi ko n'ahandi ukeneye umutsima? Imana ikuzimanire imitsima 3 niyo gukwiriye. Ndabashimiye, tuzakomeza ubutaha tureba n'ibindi byerekeranye no gusenga. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane.